barabana ura mwana w'umukobwa barabana kandi uburenganzira bwe buri munsi ya mpano yajyaga mpamagara ariko icyo gihe ya mpano ntabwo yari wenyine yari kumwe n'ikindi gitipe cy'inshuti cyane cyitwa Pazo cyahaye yaga uburozi. Iki cya Pazo ndakibona Pazo man ni uyu nguyu niwe waroze yago niwe yago yavuze ngo ari yamuhaye uburozi. Iki cya Pazo ndapfuye ura Pazo wabaganye na Gatema ejo bundi hano ntabwo bivugwa ko yaroze yago gusa ariko bivugwa ko yajya kwera nakitwa Ziki baby Ziki ariko Zeki Bini we wanje uravuga Zeki Bi cyangwa Zeki Bi umwe bavuga ko yago yari yamuteye inda. Zeki Bi yaraje arambwira kuri Twitter mfite abantu igihumba arambwira ati uretse ko yago yambereye imbwa ariko ntabwo mu buzima nigeze nenjoyinga sex nkiyo ayago yampaye. Ndavuga mudani video turarangijanyije ngaho duhereza ubuhamya atubwira gahinda yago yamuteye nyuma yo kutubwira ko yamuhaye sex iryoshye kurusha izindi yahuye nazo zose. Komeza. None bikaba bivuga ko Zeki baby ari we yatumye Pazo arangije kumuha amaturu kugira ngo agende aroge yago. Yes. Njye nkubwire rega wowe narabwiye mwebwe mubamwibaza ko mufite amakuru. Njye amakuru mba nyikiranye nayo ahangaha. Zeki Bi se yagira hagira umutima nk'uwo. Njyewe ndavuze ngo bivugwa ko yego ko Zeki baby kubera yagumaga ashaka yago hasi no hejuru yahise akoresha Pazo kubera Pazo yari muri management ya yago yagendanaga cyane ahita agenda aramutuma ati ku maturu yanjye nta mafaranga mfite naguha ariko ku maturu yanjye 5-6 ngenda umushiriremo mu kiganiro cyo bitwa Kanyoka Wurire ukumve mu Kinyarwanda kamwe ukumve yego ariko noneho kamwe ukumve kagombaga guca mu musatsi no bari kwa Kinyozi bagombaga gufata umusatsi wa yago mu izina rya Yesu. Mbega itiko iryoshye nyuma y'ibyo ngibyo byose ayo makuru baraza barayampa ndavuga ati njyewe ndumva aya makuru ntabwo ari ayanjye ayo ni amakuru ya Godfather ndicecetse amakuru ya Godfather zigiye ninjyewe numva amakuru y'abarozi yego wenda nagiye kurogesha kwa Mama Pina ariko se ko byari rimwe ubwo ngubwo se bivuze ko ari njyewe inkuru z'abarozi izo nizo nkuru zanjye. Komeza. Izo nkuru zirakubereye wari ukimbwira urumva rero mbanza ndavuga reka maze mamagara no mukobwa uno muhungu witwa ngo Pazo numve Pazo ikintu afite yabimbwiraho bamamagaye Pazo azasobanurira ibintu nashobora kuvuga hano numva Pazo ashobora kuba ari umwere yaririye gusa Zeki bakuramo amaturu arigendera numvise Pazo nawe yarabeshye ngo ngewe cyose nagikora ngo kitazicumita Zeki bijyanye kitakirigendera noneho ngaho habaye w'ikibazo kinini cyane yagwahita atandukana ndanavuga muri iki kiganiro cyabaye yagarima aravuga ngo bagiye kumuroga ntiyongeye gusubirana n'uwo muhungu wari ugiye kumuroga uwo muhungu yagombaga kugenda akamubwira mu rugo uwo yari Pazo mu izina rya Yesu Pazo man rero ni umuntu azi ibintu bya showbiz cyane yaba iyo mu Rwanda niyo muri Uganda ko Pazo man ni umugande nk'uko nanjye mbona ni umuntu wumva avuga n'ikigande tuvugana mu kigande si iki cyashwanye se na ntuza na ya mpano erega uyu nguyu niwe wari ikinzi iyi video uri kureba nyine se simbijeho nyine wowe urapapye urirutse uragenda sorry komeza munyenye nani nkuviriye umuzi komeza noneho Pazo man ntageze gutya nyuma yo kuroga yago nyuma yo ko bivugwa ko yaroze yago nye ntago mbihamije yego ariko nanjye ndakubwiye ati jewe nagiye gusanga ari umwere yarishakiraga igiti hanyuma washaka igitsina ugashaka ukemera ayo mabi jewe duma nanjye nashaka kintu ntakubwira uri umukobwa nahiga nkakubesha mu ngoma kandi umuhumvu kanose yago ntiyarozwe reka yago ntago bamuroze byane yagiye kuvurirwa i Burundi byagenze bite cyangwa ubwo ni nyuma yaho ngo yarabafashe
mu mvugo ya Yago mu kiganiro yakoze yaravuze ati narabafashe batarabikora. Jesus. Urumva? So rero ubwo Yago abahaye amasaha 20 umwana witwa Pazo amuvire mu rugo iwe. Ayo masaha 20 Pazo ava mu rugo rwa Yago aragenda abaho yarabaye ariko ni haciyeho icyumweru. Pazo abatangiye ngo opete Pazo akura nk'umupampe. Abapampe ukuntu bakora abapampe n'abandi baba hafi y'umusitari bakazajya bakora ibintu umusitari atakora. Yarameze nka ntuza ubwo yarameze nka Badrama akiruka nyuma ya band ya Urban Boys na Tough Gang. Thank you so much. Ubu ndimo ndubaka kugira ngo ngere kuri iyi video ya Mpana arimo aracumita. Nayivuye imizi abantu ni muruhe mugure data ngiye kugira ahantu ya Mpana arimo aracumita video nanjye kureba. Mama kwa bana b'Ikigali baribwa komeza. Ariko ya Mpana urwana rwe nta ruyobe shaho. Ruyobe. Uramukobwa? Uramwana ni mwiza bro. Rero ya Mpano Pazo aba arirukanse akasinzira agenda kuri ya Mpano. So yasanze Yago akimara kumwirukana. Bavuye kwa Yago. Asanga ya Mpano ameze nabi. Icyo gihe ya Mpano na telefone ntayo yagiraga. Ya Mpano ntabwo yari afite telefone. Baba we. Nukuvuga ko video zose z'indirimbo Murundi kazi. Yego. Umuntu wazishutingaga yari Pazo Man akahita nazipostinga agatangira gukoresha na account za ya Mpano n'uwajyaga akoresha account ya Mpano. Yego. Pazo Man yiruka mu bintu bya ya Mpano biruka mu bintu. Ya Mpano baratwitse aratwika abagera muri BK Arena abamufasha byo bakoze. Mpano abageze hariya urumva abatangiye gutwika bari kumwe na Pazo Man. Pazo baragena imihanda ya Mpano agira aho ngaho ya Mpano yumva hiti umubanye hiti. Yego. Mu cyongereza icyo bita fast forward ntakiye muri byinshi. Ya Mpano arabyimba. Noneho umuntu wa mbere babanje kutumvikana yari njyewe. Niwe utarabanje kumvikana na ya Mpano? Kubera njyewe ubundi twapangaga ibintu twakora ibintu ya Mpano akagenda akabikora bigatwika. Twakora ibindi ya Mpano akabikora bigatwika. To the extent ko ya Mpano naramubwiye yarampamagaye bamuhamagaye muri BK Arena twari twavuganye na Ben. Ben nawe ngira ati umwana agomba kujyaho. Ben arabikurikirana ariko wambaye kutere mani? Nambaye kutere nambaye ahubwo ngira ngo charge. Ntabwo okay it's okay. Urumva twari kurikirana bacha muri bamuyomoke ya Mpano agiye guperforming. Noneho mu nyuma ya Mpano twatangiye kuzajya tuvuga ibintu nani ngo example nk'ibintu namubwiye. Yego. Ya Mpano yaje arambwira ati ngiye kuri stage ariko I'm overwhelmed. Ejo nzajya kuri stage nabaje kumuha n'ishusho the night ajya guperforminga. Mu ishusho namubwira ati ya Mpano abantu 10,000 iyo uhagaze ahantu hamwe ukabarebamo uhita utinya. Ibyo ni yo n'amagambo namubwiye. Iyo urebye abantu 10,000 koza abana nago babarize ibintu bimwe nago babaza uko bisa agwa ku kintu atazi uko kiba kimeze. So muvuga n'abantu bake bashobora kumenya 10,000 iyo biteranye biba bingana. Iyo ukishije amaso mu bantu 10,000 bateranye barimo barakureba ushobora gutitira. Yego. Bose bari abantu benshi. Rero ukeneye kubanza gufunga umutima urimo uragenda imbere yabo bantu kozi nibwo bwa mbere ugiye kugenda imbere y'abantu bangana gutya. Ndamubwira sasa rero abantu umuntu ugiye kuzajya umuntu uza guperforminga araba ari The Ben no kuvuga ko wowe kukandagira kuri iriya show hari indirimbo ugomba gukina
indirimbo yitwa Meteresi. Bari tumaze iminsi dushaka kuyipromotinga, twaravuze ko tuyipromotinga kubera ntabwo yari gucya ku murundi kazi. Yego. Wanda mubwira ati Meteresi ugomba kuyiperforminga imbere y'abantu 10,000 bijyanye na saru ukuntu imeze, iraza kudundamo cyane, abantu baraza kwikanga. Nibaza ati icyo kiririmbo ni ikihe. Noneho ndamubwira ati ikindi kintu ugomba gukora, kubera challenge yawe ya mbere wari wambuye ishati, ugomba kwambura ishati kuri stage. Ibyo bintu ngira ngo mwarayibonye Yamano yambura ishati kuri stage. Yego. Noneho ngira ikibazo namubwira ati ni wambura ishati, nuza wambuye ishati haraza kuba hariho Alex Muyoboke nabayingana, ntabwo baza kutwemerera kugenda wambuye ishati. Ishati yambure uri imbere y'abafana warangije kubacaho. Yego. Ibyo ni amagambo namubwiye Yamano, namubwiye ati this is what you have to do. Ndakubwira ati gemba ni master plan w'ibintu. Nyine ni wa plan nzira stage twabonye. Yo stage ni ya Yamano nije wa planning. Noneho Yamano aragenda, byose biragenda neza, arangiye kuvayo bitangira kumvikana ibintu byinshi, urumva? Njya kumva Yamano ibintu byose, noneho ndimo namukubera Yamano avuye kuri iyo show yuriye mbese yavuye nko umuntu yava nko kuri 40 agahita yuriye akagera kuri 70 vuba vuba. Yego. Ubwo na ibintu twongeye kuvugana na Yamano nta na kimwe yajyaga akora. Akimara kubyimba. Yahise abyimba tu. Ukavuga ibintu reka akaza kampamagara ndumva namubwira ibintu nkajya kubona yakoze ibintu. Noneho ndamwihorera. Ubundi kuko niko nkora, njye sinongera kuvugana nawe, urampamagara telefoni yawe nkayihorera nkayireba nkigenda. Ikosa rya mbere Yamano yabanje gukora, ahita aravuga ngo ntabwo agikeneye gukorana na Pazomani. Ngo ntabwo agikeneye gukorana na Pazomani? Pazo wa wundi yaroze Yago. Sorry, bavuga ko yaroze Yago. Ndamubwira ibyo sinzi ukuntu twabiga, nawe ibyo ni ikosa rya mbere ukoze. Impamvu Yamano yatangiye kubona ibitaramo, bakazajya bamuha amafaranga. Noneho Pazomani akazajya amusaba ku mafaranga. Yamano akamubaza tukora iki, wowe uraririmba cyangwa uri producer? Akazajya ngo amwima amafaranga, yamuha akamuha amafaranga duke. Yego. Ibibaye ibyo babanaga mu nzu imwe barimuka, hari bavuyemo bajya mu yindi. Yamano arongera aragaruka, noneho mu nyuma ahura n'uwo mugore uwo Nzobe. Yaririmbye n'indirimbo yitwa ngo umwana w'inzobe. Inzobe yego. Yaragihura n'uwo mukobwa w'inzobe. Uriya tubonye. Uwo mubonye. Aririmba indirimbo yitwa Inzobe. Ndayibona. Ahita atangira kubwira yahise abwira Pazomani, aramubwira ati rero nzanye n'umugore, sohoka. Rero Pazo aramubwira ati njye nshobora gusohoka ariko hari amafaranga ndimo. Ngira ngo bigeze no kumamagara bari hamwe, niba ari Ikibuye ku Kibuye. Yego. Ndavuga ati abahungu bashobora kuba biyunze n'iki bari batangiye buri umwe amamagara ambwira ibi, buri umwe amamagara ambwira biriya. Nyuma y'icyumweru kimwe njya kubona Yamano arampamagaye, niwe muntu wa mbere yampamagaye. Ati ngo dungu iyo video irihe? Ndambwira ati viye video. Ati ngo video yanjye nambaye ubusa. Navuga ati ntabwo nzahira. Ati ngo mani ngo Pazomani ndamwica. Ariko ngo byari byabaye, Pazomani bari barumvikanye ko bagomba kumuha amafaranga ku Kibuye bari. Yamano yanga kumuha amafaranga yagombaga kumuha. Pazomani aramubwira ati nutampa amafaranga yanjye, video yawe ndayita hanze papa. Yamano ati yite hanze.
Pazomani yabanje kohereza agafoto kaga screenshot kameze gutya screenshot yego ko niko yabanje gutizinga nako ako rero uko bisa ino minsi bisa nkako ngako kari coming soon baba yabakubisaga coming soon yego none nukuvuga ngo ya mpano video ayishize imihanda ubu sinzi neza niba ya mpano oya niwe none se umva rero ukuntu ya mpano yabwiye ni burayi bikimara guturika kuriya ya mpano yarampamagaye urumva umva verisiyo yampaye ibindi byose urabivuze details yuko bamenyanye uko babanaga baje kubana mu nzu sasa unyumve baje kubana mu nzu ifite ibyumba 2 na salo urumva uyu mukobwa tumaze kubona niwo mugore wa ya mpano cyangwa n'undi mukobwa utari ni wa mugore wa ya mpano uyu ni wa mugore we igihe kiragera ya mpano agira gahunda yo kumurongora ngo amugire umugore wumve aya ni amagambo ya mpano ni amagambo ya thank you uzi gutebya inkuru uvuga ati ni amagambo ya mpano ego ni amagambo ya mpano mu kanwa ke ati nge nkimara gufata umwanzuro wo kurushinga cyangwa yo kubana n'umukobwa nakundaga bamaranye amezi 2 ntabwo narizi igihe bari bamaranye ntabwo ambwiye bamaranye ndakikubwiye urakimbwiye arambwira ati nge nkimara kubona umukobwa nihebeye ko igihe kigeze tubana agafata decision yo kurongora umusore twabanaga mu inzu nishyuraga nta n'igikoroto na kimwe ashyizeho umusore nagaburiraga nkamurisha kuva ku wa mbere kugera ku wa mbere kugera no ku mazi na korogate yakoreshaga yoga avuye mu cyuya cyanjye wumve naramwizeye kugeza n'amafaranga yose ya konte yanjye na password uriya musore wajya kubikuza amafaranga dukoresha mu rugo God amagara Pazomani umushyire kuri iyi pano niyo mpamvu urimo uramukinnyi ngo yakubwira ati njyewe nashaka kurongora mitambwira Pazomani ngo njyewe ngiye kurongora nsohokera Pazomani bakoze akavuyo arasohoka nibyo ntabwo bakoze akavuyo ntabwo yamubwiye ngo byuka mu gitondo ugende oya nibyo ndabyemeye niba yaramubwiye nibyo ndabyemeye wandushije yewe nemeye niba yari yamubwiye ngo agiye kurongora ndashaka kusohoka kandi akaba ari byo yakubwiye arimo arakwisobanuraho ko bamaze umwaka baratandukanye ubukwe bwa ya mpano buri he umugore barabana ntibabana simbizi barabana niba babana batangiye gukina prono no umva nkubwire Dumba umuntu umugore barabana siko bimeze umugore barabana uramwana w'umukobwa barabana kandi uburenganzira bwe none se Bruce Melody ntabyaye kanga yakoze ubukwe bagiye mu murenge none se abantu bose babana baragiye mu murenge kuba ataragiye mu murenge ubukwe buri he none se ya mpano afite agomba gutanga ubusobanuro bwo kujya mu murenge kugira ngo Pazamenye ko yarongoye ariko mwagiye mureka Dumba ndabizi kutarya imboga nta n'impamvu yo gufata side nituzanga aho ngaho tuvuyeyo siko bimeze aha ngaha tuvuyeyo kwanza reka tuva aha ngaha tuveyo ibi ngibi byakozwe turi kumwe niba ibyo watubwiye ari byo ya mpano yarahuye n'uyu musore adafite telefone turi kumwe nkuko yabinsobanuriye ku ma challenge yakoreshwaga ndetse n'imbuga za ya mpano zose zabaga muri telefone yande ya Pazo nk'umuntu babanaga mu nzu yizeye akaba yarakoreshaga telefone ye kandi akabimuhembera kuko amafaranga urumva ntabwo byari ubuntu hanyuma uyu musore mbere byakorwaga ari ubuntu batazi ko hazanasha